naguhamagariye urabona muri iyi minsi ntago narindi ina ntago waruri ina harya ngo wari waragiye naragiye mu kazi no byagendaga ariko byagendaga nza guhurirayo n'umukobwa ndamukunda nyine uwo ngubu najyaga ngo tuganire ukuntu uzajya kumusaba ndashaka none se gasore wakuze je nakuze nuko shaka uranga urakagaho Apostle, we have this. Jesus is Lord. niteguye n'inzu narayujuje ngira ngo urabizi umukobwa se no wahisemo umukobwa no handi muri wa mudugudu wo mu Rwinkwavu kwa Potential okay nta nubwo binandeba kwanzaho upfa kuba warishimiye gusa nta kibazo naramushimye papa none se wumvaga wateganya ko twajyayo ryari rero kwa gatanu ejo bundi kwa gatanu twarabipanze nta kibazo rwose tuzagenda ntari ariko urumva unezerewe ngenda nezerewe akora rwose nta kibazo nibi nagushakira Yabiwe. tuzagenda tugasabira uwo mukobwa ariko nta kibazo ndumva nta n'ikibazo binateye kabisa kuko ubu tuvugana ubu ndatekereza ahari dore ngahari tunagezeyo reka turebe yemwe ni karibu hacu sha mwiriwe sha biraho ni karibu makuru yanyura mwari ni karibu wanjye rwose bimeze bite ni karibu mwicare hano wanjye nimwicare ni karibu amakuru yanyu amakuru ni meza rwose ho mukiye cyane se bimeze bite urebye ubu ngubu turaje muri za gahunda tuba twapanze imwe mwambwiriye kuri telefone ngo muzaza gusaba cyane rwose ubuse mufite gahunda yo gusaba gahunda turayifite pe umuhungu wawe umukobwa wanjye yarabimbwiye umuhungu wawe yaramukunze ndavuga ati ntatereka mbitekereze nangije numva kuri telefone urahamagaye mba ndabyumvise ate hari ikibazo utambwiye wabyakiriye se umwana wanjye namupimba ntabwo nabifashe neza rwose nuko kora aha rwose n'amadamu wanjye murebe aba afite ibyishimo byinshi cyane ahubwo wajya ukabazanira icyo kunywa babikishije icyaka reka ngende icyaka cyabishe ihute rwose kama What? 4 times? You know you can be prosecuted for that. reka dukomeze none rero umukobwa wanjye numva sinamuguhera ubuntu none nta kibazo rwose ibintu turabifite inkwano ndi buguce ibintu turabifite icyambere ibintu nanjye urabona ko mbifite inka ndazifite amasambu ndayafite amafaranga ndayafite inka ibintu byose cyenda byifitiye urumva ahubwo ikintu ngiye kukubwira cyuzanzanira yego inkwano ngiye kuguca ntabwo ikomeye ariko irakomeye cyane urumva oya nta gikazo gihari Satani yageze gutya intwarira umusaza urumva none rero ndagira ngo ugutwara umusaza yego nyine ndagira ngo ugende ugishahure unzanye amabya yayo ubwo se umusaza arabavyutse wowe ntumbaze ni jewe icyo nshaka kubikoresha nje nyizi urumva cyangwa nimba utabishoboye umubwire icyo nta kibazo byari rwose Satani yo tuzayishahura muzabishobora wabyumvise nimwe mu bantu b'abagabo naho ibindi nazahika dore umunsi turashaka no kugenda ariko dore ni 8:30 nimukire mugende mujye kutabakererewe rwose twaba turi no kugukiza mujye reka urugendo rwiza yego tutarajya mu rugo kandi duce ku muhanuzi nabanze oya nta n'ikibazo dushaka twanakomerezamo n'ubundi mu rugo ntacyo twanahibagiriwe ntaribi kabisa yemwe mwiriwe
Makuru yanyu? Makuru neza. Mukomere? Salama? Amugisese habaye iki? Dufite ikibazo nyine twari tuje kugira ngo mudusengere. Hanyuma mutubwire uko byaba bihagaze. Turebe ko hari umukobwa dushaka kujya gusaba. Mushaka kujya gusaba? Haleluya. Neza. Komeza imirimo yawe. Igeshya. Kuri none uyobora neza uri Imana itegeka. Atsoye neza. Baje gushaka umukobwa ariko baramubuze. Mana ni gute wabamurana? Iyi nzira baca mu Mana. Haleluya. Rubarikisimonane. Mana yacu. Ibintu ni ibiki? Turamukuraho. Uwo muntu arava he? Muntu. Imana irambwiye ngo ngo bagiye kuzabaca inkwano, babaciye inkwano y'amabya ya Satani. Haleluya. Aho ngaho. Amabya ya Satani mushaka kuzajyana mukajya ikuzimu, mukajya kwishaka Satani mukayishahura. No. Giseke bwo kiragoye. Akuze n'ibyo ni ibyanyu. Ahubwo mwebwe mugende hakiri kare kugira ngo munagereyo vuba, ariko ni ukurwana urugamba kuko Satani nawe arakomeye. Sawa, nta kibazo, ubwo ni uko nyine tuzabyihanganira. Ibi ntari Yego namwe ese akomeze kubagirira neza. Yabiwe. Ariko mfite icyizere ko tuzayibona tukayishahura tukabishobora. Ngiye icyizere ndagifite, ariko uriya musaza nawe aragorana. Aragorana. Yaratugoye ariko sinari ko yatugora kuriya. nta kundi rwose muhungu wanjye, none se ubwo nuko nta kundi. Tugomba kurwana urugamba tukarutsinda. Jya numva Satani abaturage bamucekeramo hafi aha ngaha gutyo ngo ni nk'aba ngo yazengereje abantu. Dushakire hafi aha ngaha. Kiriya ni igiki kiri kuvamo hariya. Apostle, we hear this. Jesus is Lord. Isi Satani. Yego. Papa Satani ngwisi ihembe rwose rw'umuntu. Satani ngwisi ihembe. What? 4 times? You know you can be prosecuted for that. Kurwanya urugamba. Uretse ngo ariko mabya Satani rero. Ni urugamba. Tuyashyire wa musaza. ngo baraza ngo ya nkwano barayibonye. Ntabwo cyama gakote. Bahamagaye ngo bayibonye, ahubwo je ndibajije bashawe Satani bati. Kandi bambwiye ngo mukanya barabahageze. Bahamagaye ngo baje kwara ku Rwanda. Mwiro. Dore ngabo nibozo. Niwe wese hije. Karibu. Ni karibu. Ni karibu mwe mukomeze mu. Komere mama. Makuru yanyu. Komera muhungu wawe. Amakuru. Ni karibu wanje dore mwicaye ngabo. Amakuru yanyu. Ni meza rwose. Ese mukomeye cyane. kumva se ucyaka ni kabisha cyo bazaniye banze basone boga batwananiye ubazaniye kuri ya y'inyarwanda niyo utangira kuzana bira by'ibinyamahanga nabyo biravuna ubusane y'inyarwanda nikore nabyo bisigaye byose amara y'abantu ibyo nibyo bakora ngo bitari biri mu rusego
umva rero ikibazo twaragiye duhura n'umusaraba ukaze cyane. Umusaraba? Umusaraba se umuhungu wanjye nari muhebye pe. wakabonye n'akanyarwanda kamba. Jesus is Lord. utinda mugomba ukahandurira. Oye ntuzahandurire wowe by'ukwanya gusa buriya nanjye ibintu biri ubwo ushobora kuntiza. ubu ngubu icyo turi gushaka ni ubutumwa wambwiye ngo ubwo wayibonye ahubwo muri n'abantu b'abagabo. Ayishahuye mutera. ewe sigaho iryo ni ibanga rwose akira rwose. My God! Wow! Niyo kibasi we basi ni urugamba rukaze. fasha reba nawe reba. Awa. Ubu umukobwa wanjye sinabaha. No, ubu ndishimye. Gabizaga. Nimwe watuma mwegesha. Nicyo cyiza cyo kubyara abasore nk'aba. Kuri umuntu w'umugabo. Mugize neza cyane kuba mutwemereka hari ntayo. Nine banza wumva. Kuri 30 z'ukwa karindwi uzaze mujye munuze kwa padi. Abihumugesha. Sasa. Mugende urugendo rwiwe. Inkwano nziza. Kora subscribe ku Isi ya None TV ukomeze ubone video zacu ziryoshye.